igikomere nsigira urumva kuba warabyaye umwana atakwita papa utahanga uve ku kazi nimugoroba umuterura umuteteshe nta gikomere cyuruta icyo kuba yaramutwaye duhura nyine nk'umugenzi ahubwo ashatse yanankubita ngiye kumusura ariko ntarankubita nyine nta kundi nyine urabyumva umwana ubu ngubu mfite n'ubwoba ko umurera ari we yita se. Biragoye kuba uri imfubyi ukabyara umwana nta muntu ukuri hafi ngo agufashe akwiteho, nta mubyeyi nta muvandimwe, ibyo ni ibintu bigoye cyane. Urumva biragoye gushaka isukari y'umwana, pampegisi, buri kimwe cyose ari wowe biba bigoye ariko biguha imbaraga. Isomo yampaye ni uko ninjya gushaka ari ukubanza nkitonda nkarambagiza wenda nkazapfa ntamushatse ariko narambagije igihe kirekire njya kuzibura ibyo nabihariye abakozi ba WhatsApp. Nizere ko ubuzima bumeze neza kandi wenda nabo butameze neza, Imana irahari izagenda ibashoboza uko bugenda bucya ndetse nuko iminsi igenda yicuma. Iyi ngiyi ni Umutako TV, tugenda tubazanira abantu benshi bagiye batandukanye, tubazanira interview haba mu byamamare, ababa mu buzima busanzwe ndetse ababa muri sinema, ababa muri football, ababa muri gospel ndetse n'izindi angle nyinshi zigiye zitandukanye. Dusuhuje abantu bose badukurikira kandi wibuke gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo utazajya ucirwa n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Anga mfite abatumirwa, nurabona n'umusore ukeye neza cyane, ndabona n'umukobwa, simbizi niba ari umukobwa araje twibwire mu buryo burambuye. Noneho dukomeje badufitiye ubutumwa bwiza kandi buraza kudufasha buri muntu wese uraza kuba areba iki kiganiro. Turabakiriye, amakuru yawe ni meza. Meze neza. Turakwakiriye ku Mutako TV. Ura musore uyu ni umugabo wawe. Nawe watangira utwibwira, ubwira abakunzi bacu uri we icyo ukora kugira ngo twinjire mu kiganiro wenda bakuze. Ngewe ubundi amazina yanjye original nitwa Munanira Vincent, ariko abantu benshi bamaze kumenyera muri filimi yitwa Biracika, ari nanjye yitwa Biracika muri iyo filimi. Nkaba ndi umukinnyi muri filimi nyarwanda. Navuga ko umaze no kuba icyamamare. Uriya ngo ni cyamaze kuba icyamamare. None watangira utwibwira wowe amazina yawe, icyo ukora, mbese uri we. Nitwa Muhawenimana Drosera, ndi umufiyemere. Byemera rwose. Ndabyemera cyane rwose, yego. Nyina muri Biracika, nyina nitwa Kabudensi. Rore nyina no gutinyura abagore bahuye n'ibibazo mu ngo zabo. Hari abagore benshi abagabo barataye cyangwa bakoze divorce ariko nta bushobozi, nkabatinyura ko ikintu cyose bakora bagikunze, umurimo wose bakora batitaye ngo ni mubi cyangwa ni mwiza, hari icyo wabagezaho. Yego. Ni Kabudensi ukina muri Biracika, ukina atinyura abagore babyaye, abakobwa babyariye iwabo ndetse abereka uburyo batinyuka. None se ariko ubundi kubera iki hari ukuntu umukobwa wabyariye iwabo atabyemera? Kubera iki uri proud, nyine uri fier yo kuba wabyemera? Nge ndabyemera cyane kuko buriya umwana ni umugisha, niyo mpamvu mbyemera. Buriya batabyemera sinzi ukundi kuntu babifata, wenda banga ko baseba iki, ariko nge ndabyemera kuko umwana wanjye mukunda kandi numva ko mwishimiye cyane. Tugaruke wenda ku buzima busanzwe bwo kuba wemera umwana wawe, hase hari imbogamizi waba warahuye nazo akenshi utwita uwo mwana, umugabo kubera utabana n'uwaguteye inda, byagenze bite? Ntago tubana kuko sinamuforosa, gusa yaramfashije mu gutwita, mu kubyara, aho yambereye imfura cyane, yaramfashije pe, ntago namutera ibuye, kandi Imana ijya imuha umugisha aho ari hose. Yaba ari uyu nguyu Vincent?
oya ntago ari Vincent ntago ari Vincent, we muri biracika ubundi ni ibiki? Duhereze ishusho ya biracika, ni ibiki ubundi bicika? njyewe ubundi biracika. Urabona mu Rwanda cyangwa se ku isi muri rusange uko iterambere riza, uko sosiyete igenda ihinduka, ubona ko ibintu bigenda bihinduka cyane. Abantu haje ibintu by'ubugome, ugasanga abana baragambanye bisha ababyeyi ngo basigarane imitungo, abagore bafungishije abagabo ngo basigarane imitungo cyangwa bishake n'abandi bagabo, ugasanga abavandimwe kurogeshanya ibintu, mbese ubuzima busanzwe muri iyi minsi ubutekamitwe burimo kugwira cyane cyane n'ikoranabuhanga. Twaravuze rero reka tubasenyera inzu babamo abo bagizi ba nabi bose, tubimene tubishyire hanze, tubigaragaza abantu babimenye amayeri yose yo guteka imitwe, ubugome, twereke abantu ko twabimenye, hanyuma tushaka noneho n'umuti muri biracika, tuvugute tuha abantu bose bahunga. Ese wenda nta guciye mu byo uri kuvuga, urabona hari ibintu ingaruka nziza biri gutanga iyo filime yanyu iri gutanga? Ingaruka nziza zo zirahari, kuko ubu telefone yanjye ntikiruhuka gusona, abanyereza ubutumwa bw'ishimwe, abampamagara bavuga ati rwose mukomereze aho ngaho, komenti n'ibindi byose bagaragaza ko Abanyarwanda babyishimiye. Ni nayo kintu kidutera inkunga n'icyizere ko ibintu turi mu murongo muzima. Shene ni yawe? Ni yanjye, na filime ni yanjye, ni nanjye uyandika. Maze kubona we producer cyane, ubundi nakavuze ngo ni byose, ariko byose ni Imana. Yego. None se wowe mu kubyara hari wagize amahirwe yo kugira ababyeyi bose? oya Nta babyeyi bose ufite? ntabwo. None se birumvikana hari ingaruka wagiye uhura nazo nyinshi ndetse zitandukanye n'izo ufite ababyeyi agira. Ni nk'izihe? Dusangiza ubuzima bwawe mu rugendo rwo kuba waribanaga kandi ukaza kubyara mu buzima navuga ko bugoye, kandi n'uwo mwabyaranye mutabana. Wadusangiza urwo rugendo ho gake kugira ngo twinjire mu kiganiro tuvuga nyine kuri bya bindi bya biracika. Biragoye kuba uri imfubyi ukabyara umwana nta muntu ukuri hafi ngo agufashe akwiteho, nta mubyeyi nta muvandimwe. Ibyo ni ibintu bigoye cyane. Urumva biragoye gushaka isukari y'umwana, pampegisi, buri kimwe cyose ari wowe biba bigoye, ariko biguha imbaraga, ntabwo biguha gucika intege, ahubwo biguha gutera intambwe ugakomeza ubuzima. Hari abo bibaho bakumva ko bicitse, bakumva ko ubuzima burangiye, ariko ntago buba burangiye, kuko mu ijoro hari Imana idukomeza kandi ikaduha kwihangana. Kereka iyo utanyurwa, buri iyo utanyurwa ushobora kujya mu biyobyabwenge, ukumva ko nyine kunywa inzoga kugira utari byo biruhura umutima, ariko ntabwo ibyo ngibyo biruhura umutima. Kwita ku mwana wawe ukumva yuko ibintu byose imbere haba hari ubuzima bwiza. Uti ubu mu ijuru hari Imana igushoboza, ariko tugarutse mu buzima busanzwe hari abaturanyi wenda nubwo udafite ababyeyi bose cyangwa se n'umwe, ariko hari abantu wenda mu muryango waba ufite, ariko bakwitwayeho gute igihe wari utwite, igihe babonaga ko nyine ufite inda? Ntabwo navuga ngo banyitwaye gute, ko abenshi banyitwaye neza, ko baramfashije. Buri gihe ujya kubyara umuntu akakugemurira, akakuba hafi, abagufashije cyane. Kandi icyiza na pa umwana yaramfashaga, ntago yatereye iyo, ntago yabaye nka babandi b'iki gihe ngo abe ntibindeba. Yewe yaramfashije. Umwana wawe ngubu afite imyaka ingahe? Afite imyaka 4. Imyaka 4. Mwahuriye hehe rero? Ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, nyine duhereze urugendo rw'urukundo rwanyu kugeza nubwo umugabo yumva ko agomba kugufasha, akumva ko umwana ari uwe nyine, ntakubwire ngo iwacu ntabwo dutera inda nkagira ngo we ntabwo yavutse. Twahuriye ahantu nakoraga igatuna ku mupaka, nawe niho yakoraga. Arankunda, urumva nyine byo kubenguka ugakunda umuntu biba ari ibintu nyine ni Imana ibizana, ntago navuga ngo ninjye wabimuteyemo. We yarankunze, biba ngombwa nyine ko ibyo biba, duterana amada, aramfasha. Gusa ikintu mushimira ntago yampunze,
nk'abandi b'iki gihe cyangwa ngo ahunge inshingano ze, gusa yaramfashije ndabimushimira cyane. Yambereye intwari. Mbese ni igisobanuro cy'umugabo mwiza. Ni umugabo mwiza cyane. Okay. Ntago namukuraho amaboko ngo mureke gutya. Ikigaragara cyo niba wenda bitabangamiye ufite nk'imyaka ingahe? Mfite imyaka 29. Imyaka 29 birumvikana ufite inshuti wenda nazo zabyaye. Ese bo iyo bakuganirije ubuzima babayemo bo ubona hanze wowe utari umunyamahirwe cyangwa se ubona ari wowe byacitse? Tusangiza iyo inshuti zawe zikuganirije zabyaye bakubwira niki bakubwira kiguha imbaraga cyangwa se cyatuma uvuga ko umugabo wawe ari mwiza kuruta abandi? Hari igihe nk'inshuti yawe kuganiriza kakubwira ati ngewe ibintu byose ndifasha cyangwa iwacu ntibanyitaho, uhita wumva ko uriya muntu waguteye ndagufashije hari ikintu yagukijije. Nanjye nyine iyo nganiriye nawe ndavuga ni mukomere, ubuzima buri bwiza buri imbere, ntimucike intege, mwumve yuko mugifite imbaraga. Iyo akenshi bababwira ngo ubuzima ni bwiza imbere ariko nta cyizere baba bafite kubera ko nyine babatererana, abo babyaranye nyine babatererana. Ese mu nshuti zawe nta muntu ugeze kujya mu matwi ngo yukuremo inda? Kuko yakubwira ati sha abagabo iyi minsi bagutera inda akagenda, nta muntu wigeze kujya mu matwi ngo abikubwire? Urumva ntibyabura, ariko wowe n'umutimanama wawe n'ukuntu wizera ushobora kuvuga ati ninkuramo inda wa mwana ari kuzaba umuntu runaka mba muvukije ubuzima, ukavuga ati reka mfunge umwuka, Imana yonyine niyo izi ibiri imbere. Iki rero cyaguteye kubyara wumvaga bati ndamubyara? Ikintu cyanteye kubyara nuko nakundaga uwo mugabo, kandi n'ubu ndacyamukunda, nkumva nkunze n'umwana wanjye, kuko naravuga ni se inda nyikuyemo nkabura undi mwana. Nicyo kintu numvaga. Cyangwa se kubw'amahirwe make ugapfa? Nkanapfa. Ubwo nyine iyo upfuye ubuzima bwawe bwiza buba burangiye. Wumva rero ibyo byose byanteraga ubwoba, ndavuga reka nkomere ku mwana wanjye kandi nkomere no ku rukundo nakunze uwo mugabo wawe. Isomo umugabo wawe yaguhaye nirihe wasangiza abandi bantu? Isomo yampaye nuko isomo yampaye ni ukuvuga ko niyo byaba bikomeye ngomba gukura amaboko mu mufuka. Buriya hari igihe abagabo hari igihe imbaraga zishira pe, cyangwa se wenda n'abandi bakamugira inama n'iki, cyangwa se uko abitekereza, ariko si uko aba kwanze, ariko biguha gutinyuka nawe ugakura amaboko mu mufuka ukita kuri wa mwana ukamukorera mpaka. Urakoze cyane. Vincent, nawe nguri papa? Ndimo ndabyitegura muri iyi minsi. Nta mwana ufite? Umwana ndamufite. Arumva uri papa. We byagenze ngenda avuga biri byemewe n'amategeko. Ariko hari umwana ufite? Ndamufite. Wese bimeze bite? Kubera byemewe n'amategeko n'uwo mwabyaranye ugiye kuzana cyangwa se hari ahandi ugiye kujya? Icyo mvuga byemewe n'amategeko ni ukuvuga nyine gukora ubukwe, abantu nkabaha inzoga bakinywera. Nyine uwo muntu ugiye kuzana byemewe n'amategeko n'uwo mwabyaranye cyangwa se n'undi nyine? N'undi. Kubera icyo atari uwo nguwo ugufitiye imfura? Uwo nguwo mfitiye imfura, ahubwo ntabwo ariwe tugiye gukomezanya kubera ko nyine yaranyanze. Urabona muri uwo mujyi uri n'umukene, umugore ahita kwanga. Yaranyanze rero yampaye ubukene, ubu ngubu yaranashatse yaranabyaye, kereka mutwaranye bamaze kugira n'abana 3. Okay, uwo umwana wawe rero duhereza isomo wita ku mwana wawe gute? Nge ukuntu mwitaho nyine nkoresha uko nshoboye, nkishyura ishuri, yaba arwaye nkavuza, yaba akeneye imyenda, inkweto n'ibindi byose nkamwitaho. Uwo mugore wawe mwabyaranye hari nk'igikomere yaba yaragusigiye nk'ikihe ku buryo nyine byagorana n'ubu ngubu igikomere yansigiye nari nze kukurushya?
igikomere nsigira urumva kuba warabyaye umwana atakwita papa utahanga uve ku kazi nimugoroba umuterure umuteteshe nta gikomere cyuruta icyo kuba yaramutwaye duhura nyine nk'umugenzi ahubwo ashatse yanankubita ngiye kumusura ariko narankubita nyine nta kundi nyine urabyumva umwana ubu ngubu ahubwo mfite n'ubwoba ko umurera ari we yita se yala nese kwe cyutamuzana ngo mubayemo umwana nyine umwana ntuzi se ko amategeko avuga ko umwana utarageza imyaka 8 atemereye gutandukana na nyina ubwo ngubwo nyine aracyari mu maboko ya mama we ariko urumva nyine abayeho neza kuko n'iki noneho watubwira watanga ku bakobwa tanga comment ku bakobwa bati buriya niba umuntu yaguteye inda ntago ari ngombwa ngo umwime umwana ngo nyine niki wata ngiye ikintu nabanza kubwira abakobwa ahubwo nta mpamvu yo kurindira ko babatera amada bagomba kubanza kwifata byabananira bagakoresha agakingirizo noneho ibyo mu gihe byanze umwana akabaho bagomba kubaha se w'umwana bakamuha uburenganzira ku mwana agakomeza akamwitaho akajya gushaka ndetse yanabiganireho n'uwo muntu wamutenda avuga ati yana ngiye ndamanitse kabisa sinshoboye kubana nawe akabona aribwo ajya gushaka naho nawe ibyo by'ubukene ubundi se aba yaragutenda utabona ko ari umukene aba yarakenywe nyuma y'uko agutera inda ntabwo uru rwaba rwitwaza rwose bajya bareka kutubeshyera ahubwo bagenda bavuga ngo abahungu ngo ntibagishaka kurongora ngo ibiki n'ibiki wenda ndumva urukundo rwawe mwebwe mwahuriye wahuriye he n'umukunzi wawe njye n'umukunzi wanjye se yaje kunsura azanye na mugenzi we bari baturanye mu gipangu turamenyana turakundana nuko twamenyanye nta nubwo twandakundanye cyane nk'isomo yaguhaye nk'isomo yaguhaye wenda n'urwibutso yagusigiye umukunzi wawe wakubyariye ni nk'irihe ngiye isomo yampaye utazibagirwa yagukoreye isomo yampaye nuko ninjya gushaka ari ukubanza nkitonda nkarambagiza wenda nkazapfa ntamushatse ariko narambagije igihe kirekire ni ukuvuga ngomba gushishoza nkarambagiza igihe gihagije nkamenya uwo muntu neza imico ye ishoboka niryo somo wakuye nkavuga ni imico ye myiza n'imibi imyinshi ni ese nayihanganira iyo mike afite iyo mibi afite yaba ari mike ako ni nk'imico mugira kambaze nk'imico mugira mibimwe mwiyizeho nk'abakobwa nayikubwire dore tugize imana aracyahari natubwire mubona umuhungu abagabo batakwihanganira ni nk'iyi umuco numva umugabo atakwihanganira cyane kumuca inyuma nicyo kintu kibi umugabo ntabwo yacyanganira pe nta bindi mbona birenze nakubwira no kwifuza ibintu bihenze none se urumva Vincent bamwanze ko ari umukene ubwo uwo wamwanze ko ari umukene ntabwo yamukundaga kuko ahantu urukundo ruri ntabwo ureba ngo ni umukene cyangwa ni umukire iyo umuntu agukunda umukundira uko ari yaba ari umukene cyangwa yaba ari umukire ngiye icyo ntekereza nuko atamukundaga nkunze kubona poste z'abakobwa bamwe baba twita slay queens bavuga ngo ngaho kuririra Nyamirambo warira Dubai aho kugira ngo umugabo agukubite ukennye wasanga umukire yashaka akajya kuraza ku nkoni yashaka kuraza mu ntuze mwibase y'amazi ibyo urabivuga ibyo ntago nabyo nabivugaho nese gushaka umukene ariko mufite amahoro unamukunda nagukunda nicyo kintu cya mbere wenda ndavuze ngo aho kurira Nyamirambo waririra Dubai nyine byumva bishatse kuvuga ko nyine aho kurigenda handi kuri wa mukene ngo wirirwe naho urira wahasanga umukire nashaka ukazajya urarurira ukirirwa urira nanone birumvikana daho kugira ngo nshaka umukene nabwo urarundiza nasanga umukire akarandizamo ibyo byose nshaka ako uzi kurarurira utariye oya warira ahubwo wariye ibyo byo nibyo cyane ariko ikindi ntago oya wa mukene aba yagukunda ntagoze ku nkeke wasanga wa mukene kandi ngo ntashiri ngo nzari gute mama aya ibyo nanone mufite urukundo byose birashoboka
hari ibintu biriho hamwe muri iyo seriyanya biracika, hari ibintu biriho byeze aho usanga umwana w'imyaka 17 n'umunane kugeza kuri 20 na 30 babandi twita 20s bagira bafata agakundana n'umusaza w'imyaka 50 45 kubera ko amukurikiye amafaranga, rimwe na rimwe ugasanga amwanduje n'indwara, aretse amashuri, turabazi ingengero zirahari zifatika. Ese ni iki mwabivugaho iki nkamwe muri gukora muri iyo seri? Mwabitekerejeho cyangwa se namwe hari abo muzi? Ese inama mwatanga kuri abo bantu byo bimeze bite? Kambanze mpere hano, ladies first. Ikintu nabivugaho ntabwo ari byiza ko umwana w'imyaka 18 cyangwa 19 aba afite avenir nziza. Ntabwo ari ngombwa ngo ubundi uvuga gute ko umuntu afite avenir nziza? Ubushingiye kuki? Manshingiye ko uko urumva ufite imyaka 19 ntabwo ari kimwe n'umwana w'imyaka 4. Urumva umwana w'imyaka 19 amaze gufunguka mu mutwe, ashaka kuvuga ati ninjya gukora akazi runaka nzabona amafaranga niteze imbere, ntagiye kwaka amafaranga babasaza bantera indwara sida imitezi iki ugasanga mpfuye imburagiye. Niko ngiye mbitekereza, yagakwiye kureba imbere heza ariko atagiye muri ibyo ngibyo. Yego. Mwese igihe wa musaza ubona aguhereza byose, wenda urugero, ese nkawe nk'umuntu wibanaga ntabwo wahuye nabo, birumvikana barahari, ahubwo wabyitwaragamo gute? Okay, suko yego nahuye nabyo kandi ubu ndacyahura nabyo. Ariko hari uko bitwara, hari uba ufite kurarikira imitungo udafite urukundo. Rero hari urarikira imitungo ugasanga upfuye imburagihe, utirereye uwo mwana cyangwa se ukaba upfuye utanabyaye n'undi mwana imbere, sibyo? Ariko iyo wifashe ukabona ko ya mitungo nta kimaze, hamwe no gusenga Imana, nzi yuko ibyiza biba biri imbere. Kintu abwira rero abo bana bagakwiye gushikama, niba waranje kwiga ugakora, ugashakisha akazi, ugakorana n'imbaraga zawe zose, ikiza ubwo butunzi uzabubona. Vincent, hari batubwiye ko bakwangiye kubera ko bakwanze kubera ko uri umukene, ariko hari abasore muri iyi minsi wenda by'umwihariko muri Kigali usanga babandi twita abapfubuzi bakagenda barahari, basigaye babitanga abazibuzi, ahubwo bazagufunga. Okay, I'm sorry, hari abantu abo bantu barahari bajya gushaka amafaranga muri ubwo buryo, bakareba abakecuru. Wenda hari nk'umuntu ugeze kumpa agatekereza amugati shari umukecuru afite umugabo wa muri Canada, ajya ambwira ngo njye kumusura buri gihe kandi ese ngo ngazangurira imodoka ngo nzangire ibyo nese iyo modoka zayijyandemo yarapfuye ko numva niba ari buri gihe ahubwo azagwa nzira. Nese ari muzima ubundi we wajyayo? Ubwo urumva atazagwa nzira ahubwo wowe wajyayo? Njya heza nese igihe ari njya kuzibura. Ibyo nabihareye abakozi ba WhatsApp bazajya bariho bazibura amatiyo yose. Urubyiruko wenda aba bantu nk'ankanye mba mu itangazamakuru njya mbibona akenshi, ugasanga umuntu akunda ibiganiro ukora, akunda ibiki, wenda tugera kubonye kuri televiziyo runaka akakubwira ati burakarakana ndagashaka gutya na gutya. Ese wowe wigeze uhura nabo babikubwira aho ati buriya waziza kunsura tukaganira? Bamere bakuru barahari abo ngabo nyine. Urabona nkanjye nk'umuntu w'icyamamare ntibabura ko ikintu nababwira cyo ntabwo byashoboka pe, kubera ko ndacyari muto, ndacyakeneye gukora. Usibye ko njye hari n'abantu nyine wenda abo biyita abazibuzi, ariko iyo urebye ubuzima bayemo urabazi ntabwo tuziranye, ariko ndabazi. Navuga ko mbazi ukagira ngo turaziranye, aho icyo mvuga cyo iyo urebye n'ubuzima babayemo, usibye nabo wenda n'abandi b'igitsina opposé nashatse kuvuga ngo niteranye nabo, amafaranga bakura muri ibyo bintu n'ubundi usanga n'ibyo badepansa kwiyitaho, ibyo ari byo bita kwisana. Ashobora kugenda ko mushuga mami akamuha 50,000 agasiga energy zikeneye 100,000, n'ubundi akongera akisana mu gitondo, akisana muri tarani,
na transport. Yes, hari abantu abasore njya nkunda kubabona mu majimu ya za Nyamirambo. Kandi ari amajimu barayishyura. Transport bakoresha urumva umupfubuzi cyangwa umuzibuzi ntiyagenda muri tapandi agenda akoza agenda karabara muri gare agenda karaba kuri gare agomba gutega taxi voiture arere turukenze bamuhaye senkani gym akishyura 10 kwisana mu gitondo bigabana fagitire ugasanga nigeze no muri 60 ahubwo akikopesha urumva no muri make nta nyungu irimo n'ubuzima nubwo isana hari ubuhasigara bura ni usanye ikintu ariko ntabwo kiba kikiri original ndumva rero nta nyungu irimo baba batubeshya baba batubeshya abapfuzi none nihe nama watanga ngiye cyo gukora ikintu harimo nk'umwe ufashe icyemezo ati ngiye gushakamo igishoro nshinga business ahandi hose byaranze namureka akajya agashaka icyo gishoro agashingamo iyo business ariko kuvanga agiye kubigira umwuga nese nasaza bizagenda bite ko mbizi ko batasagura amafaranga ajya kuri konti zamufasha mu busaza akaba atabitsa muri RSSB ngo azabona pasiyo nasaza bizagenda bite? Yes, ni ikibazo reka tubihe ntazashaka reka tujyarira abantu badukurikiye kuri muri comment section. Nyine akabazo nshaka kubaza ntazashaka azaguma mu bupfubuzi ntazabyara se azabyara nese ubundi reka nkubaze wowe uri umupfubuzi ukabyara umwana ko tuvuge nk'ubu nyina ngiye niba nkina filime mba numva n'umwana wanjye namwifuriza gukina filime umupfubuzi yakwifuza ko n'umwana we azapfubura ni ikibazo nihagira uwo muhura uzamumbariza uti umwuga ukora wawuraga umwana wawe n'umwuzukuru icyo azakubwira ubwo ngubwo muri comment section. Ariko uba muri sinema mwese muri sinema reka tuvuge mu bintu muri entertainment mu bintu mu myidagaduro hari ruswa yakunze kugaragara muri sinema zirahari ndabihamya aho akenshi usanga wenda nk'umukobwa kugira ngo bamuhe role nyine akina akenshi aba agomba gusambana na producer na nyine na cyangwa director rimwe na rimwe wenda na DOP yura director of photography na baba barimo ese uyu nguyu we mwamuhisemo kugira ngo aze gukina muri filime yanyu mwitwaje iki? Ngewe ibyo bintu ikintu nabivuga ubundi numva biracika uzumve ko ibintu byose bitagendaga baje kubikosora niba n'ibyo bintu byarabaye mbere amateka yabyo naya kujyaho akadomo ubwo birarangiye tuzabirwanya ubundi bahita ruswa inshimisha mubiri ngiye impamvu wenda kuba ntabikora ibyo bintu uko ari impuhwe mbifitiye ahubwo urebaza niba umuntu aje mukaryamana ukamuha rora akayica wamubwira ngo ibyo bintu si byo ndakwirukanye hari mu director umwe wa filime nigeze ni umukobwa wageze kumpa ikiganiro anyereka chat anyereka audio babahanye kugira ngo ni film ikomeye hano mu Rwanda wenda ntashatse kumentioninga nambwe ati ngewe twararyamanye yanga ko nkina muri filime kugeza ubwo ngo ati urugo rwo ngiye kurusenya urumva agiye kururimba ibyo no kururimba wenda nuko itangazamakuru nyine ikibazo ikintu cya mbere kibamo cy'igihombo kuri nyiri filimi niba umuntu muryamanye ibyo bya mbere ni nk'igihango cyangwa amasezerano mugiranye atanditse nashaka azazira igihe nashaka ntazazira igihe nta burenganzira ukimufite bwo kumukontorora nta nubwo azabyica ngo umwirukane n'umwirukana azagushyira hanze utibaba ni ukuvuga rero icyiza ni ukubyirinda mbere y'uko biba ukakomeza akaba nk'umukozi nk'abandi ahubwo ntibivuze ko mutakundanira muri filime. Vincent umaze imyaka ingahe muri sinema? Ngewe ntabwo ari imyaka myinshi ariko maze igihe nahereye nandika ni nk'imyaka 5. Wowe umaze imyaka ingahe muri sinema? Nta mwaka. Ese ni iyi filime ya mbere ukinnyemo hari izindi urugendo rwawe muri sinema rwari rumeze gute muri uyu mwaka? Ni filime yanjye ya mbere nkinnyemo ariko urugendo rwanjye rumeze neza cyane. Muri sinema ni nk'indi wenda ni hari abantu ureberaho mu Rwanda uvuga ati uyu nguyu kabisa n'uwo nyinspiringa mu gukina filime? Yego. Ni nka bangahe wenda ku buryo wenda no muri interview y'ubutaha twaguhuza nawe ukavuga ati tukavuga ngo twaguhuje n'umusitari w'inzozi zawe? Ni benshi hari ukina ari Mama Nick
ego arukina ari mu ntara y'Ingore uriya mama nyine ubu akina no muri wenda tukiri aho ngaho mama Nike tumufite muri episode izakurikira iyi ngiyi ahubwo niki wabwira mama Nike ikintu namubwira ni uko mukunda cyane kandi yarantinyuye bigaragaye ko nari mfite impano ariko ntazi ko nyifite yarantinyuye cyane ndamushimira kandi ndamukunda cyane tuzabahuze okay none mu ntara y'Ingore komeza mu ntara y'Ingore uriya mama nyine arakaze mu ntara y'Ingore nyine afite imbaga ko ntabwo bituma ko hari ikintu yanyigishe cyane ndamukunda yanyigishe ko uko biri ko ariko kose impano yawe ufite hari icyo yakugezaho mu abandi ba Fabiola ni benshi ba Fabiola hari undi muntu ukina ihera akina ari yitwa Ange umukobwa ubu yabaye umudamu yari umufiyemera ariko arashaka ko nawe ndamukunda ni umwana mwiza cyane hari ukuntu rero hari ukuntu ujya wenda nko kuri set ya filime bari gushutinga ukajya kumva umuntu aravuze ati sinema yo mu Rwanda ibamo abafiyemeri undi ibyo bintu byaje bite ndabeshya abenshi uzi njyewe icyo kibazo ko numva gikomeye nase ushatse kuvuga ko sinema nyarwanda ariho bagize indiri y'abafiyemeri ariho bahungira abenshi niho bahungira se noneho tuvuge cyangwa baba ahubwo bigaragare ko mwebwe sinema nyarwanda ituma baba abafiyemeri cyangwa abafiyemeri niho babona ubuzima oya ahubwo ituma baba abafiyemeri kuko nyine ikibazo baza bafite wenda nk'abana barangije segonderi akaza afite inzozi zo gukina filime ashaka kuba icyamamare agahura na babandi bashinzwe production directors script writers bakabatera inda nyuma none ikintu nakubaza ikibazo mbere yuko nsubiza bamutera inda akajya kubyara akazagaruka nyuma yo kubyara agakomeza wamutenda akamugira akarekera filime cyane ngenda bazi waba ugiye kuyisebya ahubwo njye ikintu navuga kuri icyo filimi ishobora kubifasha gutinyura abafiyemere kugaragaza ibyari bibarimo ikaba nanashimira rwose filimi nyarwanda ko abafiyemere ahandi bari mu ijambo abafiyemera ahantu bimwe ijambo ahandi babafata nk'ibicibwa bisanga muri filimi nyarwanda bakisanzura bagakora ibibarimo nta pressure nicyo kintu navuga niba umuntu yarabyaye akajya ahandi wenda bakamwima ijambo ahita avuga ati wakwigira muri filimi ko nta mupaka urimo nkanigisha na barumuna banjye basigaye niyo mpamvu ushobora gusanga aribo benshi muri filimi nyarwanda wenda none tugarutse mu buzima busanzwe bwa buri munsi muri tureke sinema ho gato ese wowe nkawe warabyaye ufite umwana ese niki nkiriye kosa utakora mu buzima bwawe ufite umwana ari uri kurera wagiye no muri sinema ugiye kuba public figure ni nkiriye kosa utakora mu buzima bwawe turetse kuba uri muri sinema ikosa ntakora no kwiyandarika buriya niyandaritse hari ba bantu tuvuga nabitaguteze kunywa amayoga kunywa imogi kujya ku muhanda gusama n'abagabo ku muhanda urabona video bambaye ubusa ibyo ni ikosa ribi kuko byangiza wa mwana wawe mu mutwe umva iryo ni ikosa cyane ntakora hari ababikora uzi nawe ni nk'iyi nama wabahereza inama nabaha nuko uwabikoze agarukiraho utarabikora nawe ntazabikore ko ntago ari byiza cyane ntago ari byiza pe ko niba afite umwana bimwangiza mu bwonko kandi bimugira igicibwa ko nago umwana wawe nzamubona mvuge ngo n'umwana wa runaka wandi wambaye ubusaza agira igikomere ntago ari byiza rero inama nabajyana uko uwabikoze agarukiraho utarabikora nawe abireke so watubwiye nk'ababikoze uze oya nta oya okay noneho turi kugera ku musozo mwatubwira wenda w'iki kiganiro twagiranye mwatubwira aho twasanga iyo filime yanyu ese icyo tugiye kureba muri filime yanyu ese impact filime yanyu ishobora kuzagira muri societe nibyo dukeneye kugira ngo noneho abantu bazareba filime yanyu bazaba bati ngiye
kureba biracika TV mvuye nzi icyo ngiye kureba Njyewe twitegemo iki ikintu nabanza kuvuga nuko filime bigiye kubatizwa cyangwa se kuvuka bundi bushya. No kuvuga ubu niba hari amakosa yabaye muri filime nyarwanda kuva kera. Ubu yose twagiye kuyakosora. Filime ifite content yigisha abantu, ishimishije, ifite ishusho rikeye, ifite amajwi anogeye amatwi. Nicyo kintu cya mbere tuzanye muri filime. Kuko filime yacu yigisha kuva ku rubyiruko cyane cyane nka biriya bintu by'ubutekamitwe, ibintu nk'ibyo twavuganagaho byo kuba abantu baterwa amada batarageza n'imyaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibindi bintu by'ubutekamitwe, ubwambuzi, inzangano mu miryango, ibintu nk'ibyo byose nibyo byaduhagurukije. Turavuga ati nk'Abanyarwanda tuba mu Rwanda ni uwuhe musanzu twatanga dushoboye wagera ku bantu benshi. Turavuga rero ko ubutumwa dufite tubunyuze muri filime. No kuvuga rero ubu tugiye kuyikosora. Abantu bari benshi sinatinya no kubivuga, hari abantu benshi bari baravuye kuri filime nyarwanda barigiriye kudusobanuye. Abo bose ubu twaje kubafata bugwate tubagarure kuri filime. Kuko turahamya ko nta muntu uzara filime yacu ngo abure gukomeza gukunda filime nyarwanda. Nkaba rero nsaba abantu bose bazagira amahirwe, dore ko ari n'umugisha ahubwo kureba iki kiganiro, kunyaruka n'ubundi bazaba bageze kuri internet bakajya kuri biracika TV bakareba, bagakora subscribe, share, comment kugira ngo n'abandi babimenye, bamenye inkuru nshya yageze mu Rwanda. Wow. Ani Drosel. Okay, none hari warabyaye, ufite inshuti wenda nazo zabyaye, akindi we wagize amahirwe ubyarana n'umugabo akajya gufasha, hari abatarafashijwe n'ababateye inda, ikindi hari abakuramo inda. Aho hose turi kugira ngo utange inama dusoza, none nyuma tuze gusoza nyine n'isengesho udusengera kugira ngo twumve nyine inama zawe ziherekezwe n'amasengesho. Inama natanga ku muntu wabyariye mu rugo ariko ntafashwe n'uwamuteye inda, nuko ataheranwa n'agahinda kandi agakora amaboko mu mufuka agakora. Erega buriya niyo wakora ubuyede burakwinjiriza amafaranga ukita ku mwana wawe n'umuryango. Iyindi nama natanga noneho ku bantu baterwa inda bakashaka kuzikuramo. Abaterwa inda bagashaka kuzikuramo, ikizana inama nabajyana uko atajya kura muri mwana, kuko umwana ni umugisha, kandi ushaka kwikuramo ukagira ingaruka ugapfa cyangwa se ntiwongere kubyara. Inama nabagira nuko niba yagize kuyitwara ntazagire ikosa ryo kuyikuramo. Noneho inama ku mfubyi rero zitagira kivurira, zitagira nta mubyeyi, nta papa, nta mama, none ubwo buzima urabuzi wabubayemo kandi ubwindiramo, wenda nubwo wabyaye ntabwo kubyara bivuga gucirwa iteka. Ahubwo nakunganira avuga noneho za mfubyi z'imfubyi zifite n'ababyeyi bariho, ugasanga papa yigize umusongarere na nyina yigize umusongarere. Wenda reka tube tugarutse ku nama Drosel agiye gutanga, avuga ku mfubyi zitagira papa, zitagira mama. Nihe nama y'inkomezi watanga? Inama nagira abana b'imfubyi badafite ababyeyi nuko bakomera, bagashikama kandi bagakunda gusenga, bakirinda ibishuko byo muri iyi si. Ntukurikira amafaranga, ntukurikira ubutunzi, wowe ugakura amaboko mu mufuka ugakora kugira ngo ugire imbere yawe heza. Niyo nama nabagira. Murakoze. Turasoje. Hano ni ikiganiro kenshi tugiranye hano ku Mutako TV, tugirana n'abatumirwa, tugira abatumirwa benshi batandukanye bava muri sectors navuga ko zitandukanye. Hari cinema, imyidagaduro nyine, football ndetse na gospel n'ubuzima bugiye butandukanye. Angaro mu gihe tugiye kwanzika iki kiganiro cyacu, reka Drosel adusengera dushyire imbere y'Imana, ubundi noneho dusoze noneho tuzakomeze na episode tumuhuza wenda n'ibyamamare yumva ko ashaka uri Mamanike. Mamanike ni inshuti yanjye, ndagusuhuje, nizere ko iki kiganiro uri bukibone kandi noneho ukazatwemerera ugahura n'uyu mufana wawe ukamubwira n'izindi nama wenda yagenderaho kugira ngo abe nk'uko nawe umeze. Ese wumva ushaka kuba nka Mamanike ubundi? Cyane, ndamukunda cyane. Wow. Noneho wadusengera kugira ngo dusoze iki kiganiro,
none ariko nkwibutsa ko wakora subscribe kuri channel yabo yitwa Biracika TV, noneho ukaba ubaremeye. Dusengera ubundi dusoze. Mana nziza, Mana igira neza, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye ko waturinze icyubahiro n'ishimwe n'ibibi byawe. Wabanye natwe umunsi wose, waturinze, warinze abandi bose, warinze abana b'imfubyi. Mana ushimwe kandi wahabwa icyubahiro. Mana y'amasaha ndasenze ngo abana b'imfubyi, abari mu muhanda, abarwayi, abari mu nzu y'imbohe, Mana ubasanga ubagire neza, ubaho umutima ukomeye, ubarinde kwiheba, ubane nabo kandi ubarengere. Gakomeza ubane natwe no kuturinda no kutugira neza. Mana turatuje n'utuze, nshaka n'ibyishimo n'ibihe mu izina rya Yesu Kristo wambwira imwe gusa. Amen. Murakoze cyane, nta kindi twakongeraho nyuma y'isengesho. Bye bye.